Nshuti mukundwa, muvandimwe, mwene data unyumva muri iki gitondo, ndagusuhuje. Ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuje. Akira intashyo. Fatanya nanjye dushimira Imana ko tuzindutse duhumeka. Ni ikimenyetso cy'uko tukiriho. Kandi hari umuhanzi waririmbye Sekira, araririmba ngo kuba uriho ukiriho ugihumeka nicyo gishoro. Hari na korali yabiririmbye iravuga ngo wowe ugihumeka shimira Imana, kuko nicyo kimenyetso kigaragaza ko iba yongereye iminsi yo kubaho kwawe. Imana ishimwe rero, Imana ihimbazwe ko iduhaye umwanya wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, ku nsanganyamatsiko ya buri munsi mu kiganiro umutsima wa buri munsi. Tugiye gusangiramo ijambo ry'Imana. Nguhaye ikaze. Tukaba tugiye kuganira ku mirimo ikomeye Imana ikora, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana ifite ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji rirwanirira abariho ikimenyetso cyayo. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka Imana afite ikoranabuhanga cyangwa se tekinoloji akoresha arwanirira abantu bariho ikimenyetso cye. Iyo ufite umwana, iyo utashye ugeze mu rugo, ntabwo wirirwa ujya kumusobanurira ngo ni ngeso ngo ndatashye. Ahubwo Imana yaturemye ku buryo gene cyangwa genes cyangwa se ibintu biturimo mu turemangingo mu maraso bihita bikominikana nk'uko amashanyarazi akora. Iyo umuriro ugarutse, umwana agahita amenya ati uwo ni papa. Ntabwo umwigisha uko aguhobera, ahubwo habaho kumenyana. Bibiliya ivuga iki? Kuko Imana yaduhinduye ikatugira abantu badasanzwe. Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi, bafite ikimenyetso cy'amaraso namennye ku musaraba, ngo bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye. Ndashaka kukubwira rero ko Imana izi abantu bayubaha, Imana izi abantu bemeye guca bugufi bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza bakabatizwa. Abo bantu bagiyeho ikimenyetso, banywana na Yesu. Wikoreho uvuge ngo turiho ikimenyetso cy'amaraso. Iki kimenyetso rero kirakomeye. Abana b'Imana gituma Imana ibarwanirira. Ubushize nakubwiye ukuntu Yesu yari ahari, na kera yari ahari, no mu isezerano rya kera yajyaga arwanirira abantu be. Abisiraheli nabo bari barizeye Imana. Imana iravuga ngo ubu ni ubwoko bwanjye. Irangije marayika wayo rero yagendanaga n'Abisiraheli mu ikoranabuhanga ridasanzwe. Hari abantu njya mbwira ngo Imana yacu ifite imirabyo, igihamagara imirabyo ikayitaba, igahamagara inkuba zikayitaba. Abantu rero nabo bajya bagerageza. Ikibazo muri iki gihe, abantu bazi ko ikoranabuhanga ryabo nta na kimwe cya miliyoni ku Mana ikoranabuhanga ufite. Umuntu akora imbunda akarasa mu kirere, Imana ifite inkuba. Imana ifite inkuba, Imana ifite imirabyo, Imana ifite umuriro, Imana iratwika, Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Abisiraheli rero bakimara kuva i Gosheni, bageze ku nyanja itukura, ingabo za Farawo zari zibakurikiye. Ikoranabuhanga ry'Imana niryo ryakoze. Dukunda kuvuga ngo Imana ngo ikujya imbere, ngo Imana ngo iri imbere, ngo abantu bari inyuma ku muntu ufite ubukwe. Ahangaha ho ndagira ngo nkubwire ko iyo byakomeye Imana nayo ijya n'inyuma. Tugiye kubireba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 14 ku murongo wa 24. Igitabo cyo Kuva ibice 14 ku murongo wa 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma kururika ruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunga Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Akira ijambo ry'Imana. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, Imana yakoresheje ikoranabuhanga ryitwa gukingirizwa. Iri koranabuhanga ndagira ngo nkubwire ko Umwuka Wera rigira, kuko na Mariya ubwo yari ari gushidikanya yibaza ngo bizagenda bite kugira ngo anyurwemo n'inzira yo gutuma Kristo Yesu amuvukiramo mu buryo bw'Umwuka Wera, marayika aramubwiye ngo Umwuka Wera azagukingiriza. Dufite Umwuka Wera ujya udukingiriza
ufite amadeni menshi ariko ukabona burije burongeye burakeye, Mwuka Wera akagukingiriza uri za CHK n'ahandi ukabona uvuyeyo amahoro. Umwuka Wera ajya adukingiriza. Guhishwa n'Imana ndabikunda, biraryoha. Ukaba uri mu bibazo by'uburwayi, ubukene, ingorane, ibigeragezo byo mu miryango, urugo, ariko icyo gihe hakaba hariho ubyibuha. Abantu bakajya bakubwira ngo uri kurya iki, bakavuga ngo uri mu bisubizo. Imana ikaguha kwambara umwenda umwe icyumweru, wawe utera ipasi, abantu babona bakavuga bati runaka niwe wa mbere wambara muri iki giko, muri iri soko, kuri uru rusengero, muri iyi karitsiye. Uwiteka Imana ajya aduhisha. Ikoranabuhanga ashaka kukubwira ni ryo guhishwa n'Uwiteka. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, kandi icyaremwe gishya kimenywa n'uwakiremye. Ikoranabuhanga rihisha, Imana yarariduhaye. Hari ijambo nkunda rivuga ngo imigisha yose Imana yatugeneye, yaduhaye, ngo yayiduhereye muri iryo zina rya Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ngo ahabwe ubugingo bw'iteka kandi buhoraho. Mwene data uri kutwumva muri iki gitondo, mu mutsima wa buri munsi, tekinoloji, ikoranabuhanga, guhishwa n'Imana no kumurikirwa nayo. Imana ifite umwijima, ikanda buto isi yose ikijima bukira, igakanda buto hagacya. Ibi dukora ngo by'amashanyarazi tuba turi kwigana 1/1,000,000 cy'ikoranabuhanga ry'Imana, ntitwanabishobora. Ugafata imbunda ukarasa ukumva akajwi gato, imbunda y'Imana ishobora gukubita n'isi yose ikameneka. Mwene data, Imana ifite umuriro, ureke ibitubeshya, ifite amadegre n'amadegre, amadogre n'amadogre, murambabarira y'umuriro. Abisirayeli bari kwambuka inyanja itukura, Abanyegiputa babakurikiye baza bahorera, marayika w'Uwiteka Imana yagaragaye mu nkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro icyarimwe. Haleluya. Inkingi y'igicu iragenda yerekera ku Banyegiputa burira, hanyuma ku Bisirayeli haraka harabona. Abisirayeli bambuka inyanja itukura, Abanyegiputa ntibarushya barabukwa, barangije baza nabo biruka mu mazi bagira ngo ni inzira isanzwe. Hari umuntu wanditse akaririmbo ndagakunda, ngo umugambi w'Imana nta muntu ujya ubasha kuwitambika. Ngo iyo Farawo aza kubimenya, akamenya ko ubwoko bw'Imana butajya bukinishwa ngo bwitambikwe mu rugendo ubwoko bw'Imana bufata rwabwo, ngo yari gucisha make akitonda, ngo ariko yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe. Nta kindi Imana igikora, abanzi bacu abaturwanya ibahuma amaso. Ikoranabuhanga ry'Imana riracyahari, bakibeshya, kwibeshya umubare umwe ukabaho, kwibeshya igitekerezo kimwe ukabaho. Abanyegiputa barangije nabo birohamo, batamenye ubufindo Imana yakoze imaze kwambutsa Abisirayeli. Imana irangije ngo irabacucuma ibamariramo. Uyu munsi niho habacitse igikuba muri Egiputa, kuko hari hamaze gupfa ikintu cyose cy'imfura. Abana b'imfura kuva ibwami kugera mu ishyamba, mu matungo n'ibindi byose byapfuye ari imirambo. Farawo akoresha imbaraga yari asigaranye ngo ajye kugarura Abisirayeli, ahari yagiraga ngo abibishyuze. Afata ibifaru byiza, ubwo ndi kugereranya na tekinoloji y'iki gihe. Afata ingabo nziza, abarashi beza, imitungo myiza, arirukanka. Ubundi mu nyanja itukura, Imana iyo wasenze ugakiranuka ikayubaha, ubwishingizi bwawe bujya bukurinda, bukakurinda ibitero by'umwanzi kandi bukanongeza. Imana ijya yemeza umwanzi ikanamwongeza mu kumwemeza. Ibongereza mu nyanja itukura bashiriramo, Abisirayeli barambuka. Aribwo Miriyamu yaririmbye, bararimba ngo ifarashi n'uwihetse Imana ibiroshye mu nyanja hejuru yacu. Hejuru y'umuntu wubaha Imana uriho ikimenyetso cy'amaraso, Imana nta kintu itatanga. Hari abantu bigeze baririmba indirimbo baravuga ngo ku mwana wanjye ngo twarwana twabonana. Imana irwanira intambara abantu bariho ikimenyetso cy'amaraso. Imana irwanira intambara abantu bafite ubushake bwo gukiranuka. Imana yakurwanira intambara mu bucuruzi ukora. Imana yakurwanira intambara mu kazi ukora, inzego zose ukoramo. Imana yakurwanira intambara mu kwikorera, mu bushomeri bwawe Imana yagushyigikira, mu rugo rwawe Imana yagushyigikira. Icyo Imana ishaka ni ukuca bugufi, amaraso yayo akakubaho. Aya maraso ariko gakiza bikakugaragara aho uba hose, aho ugenda hose, abantu bakabigusomamo, bakabikubonamo, abantu bagahindukira kubw'imirimo yawe myiza.
mbese ugize icyifuzo cy'uko ikoranabuhanga ry'Imana ryakuza mu mutwe? Imana ifite ubwenge, gusirimuka, ikiza ubusinzi, ikiza ubusambanyi, ikiza kuroga. Wiringiye bya nyabingi, wiringira gucisha no guterekera, nta mahoro wagize. Wiringiye iby'isi, amafaranga hari aho atakugeza, ariko iri koranabuhanga ry'Imana rizakugeza mu ijuru. Mpora mbikubwira, ikoranabuhanga ry'Imana rizakubeshaho ku isi abantu batabishaka ubeho. Ikoranabuhanga ry'Imana rizakurinda gupfa kabiri, ubwo uzaba uvuye mu mubiri ngo nugera no mu buzima bw'iteka upfe ushye. Iri koranabuhanga ry'Imana rijya ricecekesha imyuka mibi, rigacecekesha akagambane. Iri koranabuhanga ry'Imana riraturinda. Ndakuraritse kugira ngo dusengane. Niba wifuza ko Uwiteka Imana gushyiraho ikoranabuhanga rye ry'uburinzi, igice cy'umwijima n'icy'abanzi bawe babona ntibakubone, igice cy'umucyo Imana ikakumurikira ugatambuka. Waba wifuza gutambuka, waba wifuza gutambutsa umuryango wawe, abana bawe, urugo rwawe, igihugu cyawe, waba ushaka gutambutsa ibyo ukora ukabimurikira Uwiteka Imana, ikoranabuhanga ry'umucyo, umucyo ukakuvira, Imana ikagutabara. Ni karibu dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana ishobora byose, yera kandi ikiranuka, tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kurya umutsima wa buri munsi. Aka kanya mwene data yumvishe ijambo ryawe, mushiki wacu yumvishe ijambo ryawe, yifuje kumweza, heza abantu bababarira ibyaha kandi abifuza gukizwa no kukwakira. Ubwo bazajya mu mubatizo ku rusengero rubegereye, uzabahe kwakirwa bakomere mu ibi bintu. Sengeye umuntu wese wakurikiye iki kiganiro afite icyifuzo cy'uko ikoranabuhanga ry'ijuru ryamugeraho, akamurikirwa n'umucyo mu mirire, akamurikirwa n'umucyo mu myambarire, mu mihahire, mu migendere, akava mu bigare by'ibyaha agakiranuka, akamurikirwa n'umucyo akava mu mbaraga z'umwijima. Suka umwuka wera wo gusobanurira abantu cyane iri jambo, suka umwuka wera wo gutera cyane inyota abantu iri jambo kugira ngo baryumve kandi ribakomeze. Inkingi y'umuriro n'iy'igicu n'ibidukingirize, kuko twahisemo kukubahisha. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye itorero, dusengeye imiryango, dusengeye akazi dukora. Uduhagarareho nk'Imana, utanga amahoro mu mitima, abantu baryame basinzire, abantu bagira umutekano, imvururu zihoshe, mu ngo haba amahoro, kuko uri Imana ishobora byose. Twarakwizeye, turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu kandi ukaba uturengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul.
what we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in